byiza cyane. Ni muganga muvugana ndabona ugeze iwanyu. Mukomeje kugubwa neza cyane nk'uko mubibona turi ahantu kure cyane, byasabye urugendo rurerure kugira ngo tujyeyo. Nk'uko muri kubyumva hirya mu cyumba hari abantu bari kuvuga tugeze ahantu. Ikibazo ufite ni ikihe? Umuganga nishatse umugabo arana anana umwana umwe ubuzima bugenda nabi. Ubwo naje kuhabona kuri YouTube nshaka uburyo nabagera none nari nje kubageraho ngo mumfashe nabonye ibyo mukora kuri YouTube bituma numva nari nshaka kumenya uko mwamfasha ngo ndebe ko ubuzima bwanjye ubuzima bumeze nabi cyane pe. Ibyo nakubwiye wari warabikoze, ariko reka ngufashe ikintu ngiye gufasha yo gusabira ababyeyi. Hari umuti ngiye kubonye kurambika mwaya mavoka yawe n'imineke, ngo uratereramo n'inote imwe, nurangiza ni inote imwe y'igihumbi uratereramo, nurangiza uragira ute, uragenda utereke mu rugo kandi ucuruza ibintu bigende neza. Urashyiramo inoti imwe y'igihumbi, numara kuyishyiramo uragenda ucuruza ibintu byawe bigende neza, ngo yirambikemo yitereremo. Urabyumva neza mukobwa wanjye? Nkuko ubibona njye narangije kwiga, nari mfite umusore twakundanaga. Ndumva rero nagusezera ugasanga abandi, ukagenda aho nakirira abantu bakakwakira, bakakwakira iyo note. Mbona umuganga, iyo note utereyemo n'uwo muti ni umugisha nguhaye. Mvura inyatsi, mvura abantu bagumiwe, abahize iwabo babuze urubyaro, babuze urushako, n'abantu bose ndangaruzi byibwe, n'abari mu mahanga mbavura nkoresheje telefone kuri WhatsApp cyangwa amafoto yanyu. Si ifoto nagutumye gusa, siyo nakubwiye unyoherereza n'amazina yawe. Ngaho uragenda ujya ahantu bakirira abandi, ujya ahantu nakirira abantu muri sale. Gira vuba aho wagenda, ndagusezerera numara kuhagera. Jyana n'uwo mwana wawe kandi ngo uhaye umugisha. wakundanaga n'umusore imyaka ingahe? Imyaka 6 irashira. Twajya kugera kuri gahunda yo gukora ubukwe bigapfa. Ubwo naje kujya kuri YouTube, mbona umuganga mfata namba ze, ndamuhamagara. Nuko muhamagara mubwira ikibazo mfite, musobanuriye nawe aza kumbwira ukuntu ndi bubigenze. Waragiye usura mwegera cyangwa yabikubwira kuri telefone? Yabimbwiriye kuri phone. Ibyo yakubwira bikore kuri telefone? Nabikoreye kuri telefone. Cyane byose birakunda? Birakunda cyane rwose. Ubu ngubu umusore byageze aho araza arasaba tujya mu murenge. Ubu ngubu tuvugana nagarutse, nongeye kujya guhamagara muganga, nubwira ko nshaka kugira ahantu atuye nkaza kumushimira. Ubu ngubu tuvugana niho ndi. Iwe waje gushimira? Yego. Mbese mu by'ukuri utabeshye kuko uwo musore mwarakundanaga ibintu ntibicemo? Ntabwo byacaga mukuru. Muganga ukimara kumuhamagara byahubye aragufasha? Yaramfashije. Yakubwiye ibintu ukora cyangwa ibyo yaguhaye? Yabwiye ibintu nkora. Mu kubikora bicamo. Umuhungu none aremera avuga ati noneho yaremeye. Ubu barasabye tujya mu murenge, nibwo naje guhamagara umuganga kumusaba kumusanga ahantu ari kugira mushimire. Kugira mushimire? Wowe waje gushimira? Yego, ngundi kwa muganga. Uje gushimira? Cyo gushimira. Ntabwo waruje kugira ibyo kwivuza n'ibyo no gushimira? Cyo gushimira no kumutumira mu bukwe bwanjye mu kwa 3. Urabeshya? Oya nukuri. Nari ko abantu bajya bavuga ngo giye mumbaga abantu bavuga cyangwa ngo nukubeshya bati umuntu ashobora gukemura ikibazo akoresheje telefone bigakunda cyane, akabikora kuri telefone akakuyobora aho uri hose bigakunda. Ngo naturutse mu Ruhengeri nibyo naje. Uje gushimira cyane no gutanga ubuhamya cyane. Bose waje gushimira witwaje iki? Naje gushimira nitwaje wose kandi ese amafaranga barayemera? Yarayemera. Ubwo nishimwe mfite kuko urukumva turi gutegura ibintu by'ubukwe. Nubwo nzaza kumushimira nyuma y'aho ngaho. Bose nangaye baretrere cyane numva bavuga ngo abandi bo ngo baza gushimira bageze inwa. Ariko ntabwo ubwo ibifaranga byose nibyo baje kumuha? Yego, aya ngaya ni make bitewe n'ibintu yankoreye. Nyuma y'aho ngo nzaza kumushimira byimbitse pe. Ubwo bwatumye nzabutanze ndebe koko. Undi naze ndi kumushaka. Undi naze ndi kubona ndakira abantu benshi kubera ko mfite umwanya mukeya mari gufasha abantu benshi. Ngwino ndabona kanajya mama nawe mubaze nane amakuru yawe. Waturutse heza weho? Ngiye naturutse ku Kibuye. Ku Kibuye?
Kibuye namwe ni hamwe bita bwe Kibuye iriya Karongi ubu niho waturutse uzi nkaha cyane gusa waje ntiyasanga ariko mbona ari kure mu Museso cyane rwose. mwese mame none we waje kwivuza we bimeze oya rero naje gushima Imana nari ndi mu bitaro ku waravunitse naravunitse akaguru ni gufwa ryavuye ngewe amano yagiye inyuma igitsi kijya imbere ubwo birihindukiza birihindukiza ubwo ngize amahirwe njya mu bitaro biranga ari imvune isanzwe se yari kuvunika bisanzwe yabarandoze byari ibirozi ibirozi narabitambutse ubwo noneho kwa muganga biranga kuko nyira ku kiganiro kigaruka mu nzu yawe biranga nuko ubwo sinzi bene mama babonye kuri tubi umuganga bati reka duhamagara n'umuganga tumubaze ukuntu byagenda ubwo baramuhamagara bamaze kumuhamagara kandi nshaka ngaho kugira ngo n'abadukurikira bakubone neza kugira ngo ujye ukebukira hano gutya hanyuma bamaze kumuhamagara ubwo bansanga aho nari ndi mu bitaro bansanze aho nari ndi bo baramuhamagara bari bamunye kuri YouTube bari bamunye kuri YouTube ubwo baramuhamagara nuko umugabo yaguhaye umuti se ntuzi ko umuntu agira ngo ni imvune y'ikintu cyakwitira ntabwo ari imvune rwose ni ibintu baneze by'uburozi ubwo amano ajya inyuma agatizano kajya harimba umuntu yari kubona akagira ngo yenda uri nko kujya inyuma gutya cyane rwose none se hano muganga yagufashije iki wowe kuvuga waravuze ngo uje gushimira ngewe yampaye umuti yaguhaye umuti nje kumushimira ibyiza yankoreye nagenderaga ku mbago none ubu imbago ubu tugiye ahantu wari utuye n'imbere y'Imana nabikubwira nzabigusobanura rwose gutya tuje twagusura twari muri karitsiye cyane rwose babikora bakabibyemeza gutya nagenderaga ku mbago ubu sinyigendera ku mbago ubu ndi kugenda n'amaguru yanjye bakagukanya nta kibazo gafite aho wabyimbye ariko aho ntabwo hajya hakurya ntabwo hanjya pe kubera yuko yamaye umuti nta kibazo harakize none se ubu waje kumushimira witwaje iki muti naje kumushimira nitwaje uriya we yarazanye ngo yari yazanye amafaranga naje kumushimira nitwaje agatungo yenda n'akandi kantu ariko njye nabikoze koko uyu muganga nanjye n'umuntu wantumye nyine ngo nze mugerereho murebere mumubwire ikibazo nyine afite kuko aravura byanyabyo aravura ni ukuri byanyabyo ni ukuri aravura kandi ngo intangarugero yakuno kugurwanya sinagendaga namaze umwaka mu bitaro ntabasha no kugenda byarabananiye ku kintu ciye no mu cyuma biranga ariko ndakubwira ko uwo muganga yampaye umuti ubu none waje kumushimira cyane rwose.